nta kibazo dufitanye rwose. Nta kibazo mufitanye. Imbabazi wasabye zari iziki? Ni buri muntu uwo ari we wese bivuga ngo uzongera kumuhohotera uwo ngo azaba yahohoteye iyamuremye. Ni ukuvuga ngo wowe witandukanyije abo wakomerekeje wabasabye imbabazi, ariko wakomerekeje nabo Imana izabagirira ibambe nabo bakorweho. Byatewe na Amani aho yavuga ngo ndi umugambanyi wa Yongo shebuja, ari nabyo byazanye parapara za cyagiye Kibagabaga. Ibimenyetso runaka natanze harimo ibyuko yabishyushyemo yanganaga na Apotre, murabizi mwese sibyo? Hakaza ikiganiro yakoranye n'undi muntu nanone ushwana na Apotre witwa Sarongo. Hakaza n'ikiganiro kigaragaza uburyo umuryango wa Apotre ngo bayeho nabi abeshya. Akaza n'ibyuko Yongwe TV yabuze amafaranga yo kwishyura umwavoka abeshya sibyo? Ibyo ngewe nibyo nateranyije ndavuga ati uyu muntu ntanga n'urugero kuri nge. Uje ukamfasha bivuze ngo ugende uvuge n'ibiryo wasanze mu gasafuriya. Icyo nicyo kintu ngewe navuzeho. No kuvuga ngo ukurikije ibyo rero urumva yinjiriye n'imiryango yanyu. Nta Pastor Claude nta hantu bari guhera wowe uhakana yuko atagambaniye Yongwe. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone ndayizi ni televiziyo ndemera. Mondestone you are my number one. Mondestone nukuri turakwemera. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV, abo duhorana mu rugendo umunsi ku munsi. Ntabwo ndi njyenyine ndi mu rugendo, ariko ndi kumwe na Mondestone TV. Mondestone TV nicaranye na Mondestone hano imbere hari TV. Ubwo nukuvuga ngo Mondestone TV Karabona na boss we abantu bari banabiye. Yego nicaranye na boss wa Karabo tugiye gukora ikiganiro. Haruguru hari Amani ni umwe mu banyamakuru bamaze mu igihe, akaba n'umushoramari mu bikorwa bigiye bitandukanye. Abantu bamuzi ku bitangazo bitandukanye, ariko ejo bundi nyina ngo hari agasaga kabaye abantu bamuzi umwe mu bahagarariye cyangwa se mu banyamakuru basigaye bareberera Yongwe TV inyungu zayo. Amani umeze neza? Ndaho. Urashima Imana? Wambaye nk'abashoramari koko. Karabo yambaye nk'umusitari, Karabo yambaye nk'umusani. Ariko Amani yambaye nk'umushoramari. Ubwo witwaye neza Amani yakumanaginga cyangwa akagushyira nk'ibishiri. Ngo zacu zidasenyuka badwakaza. Nago wampombera. Ako wa mugani nago naguhombera mama. Ako wancoyemo amafaranga umuziki wanjye kwazanza. Twanayaga. Bikagenda neza cyane. Abagabo rero nibo tugiye kuganira bombi, ngira ngo tugiye kuganira ni nyuma y'igihe gito. Ngira ngo umuntu bita Amani ntago abantu yabaga mu itangazamakuru, ariko ibintu by'imihanda yo kuri YouTube ntago yabibaga. Mu bantu bamubonye muri saga zeje muri turi ku rukiko, aho Amani na Pastor Claude ntago byari bimeze neza. Ngira ngo muri nuza no muri interview wabonaga ko abagabo ebana hataba ku rukiko shoka bari bufata ari bumasha. Nuko twari duhari n'amakamera twari guhita tubakiza, ariko ibintu ntago byari byoroshye cyane. Wowe na Pastor Claude umubano wanyu hagaze ute nyuma y'ikiriya gihe? Kuko mwateranye amagambo na nyuma yo ku binyamakuru turabibona hagera naho ndaza kuvuga ka kajambo tu aya yakubwiye ngo ujye ukina n'amagi. Ngo bivuga n'amagi bya bintu biretse nzaguma nkine n'imbyiro. Mbabarira umbwire turi hara ku rukiko, reaction yawe nabonye ko wari wanarakaye kandi biragoye. Nge nsanzwe nkuzi ntago biramujinya nk'ukuzi wo Pastor Claude, nk'umwe mu bantu babasesenguzi cyangwa se abapasiteri tuzi, ariko bakunda gusesengura ku bintu bimwe na bimwe. Hari ibintu mutumvikanagaho. Njewe nje gukora follow up we na Pastor Claude, ndaza no kumuhamagara hano mu kiganiro. We na Pastor Claude ubu ngubu mubanye gute? N'ubundi muracyarebana yingwe? Ese Pastor Claude twahurire? Twahurire nta numwahurira. Ariko mumushinjaga twavuganye kuri telefone. Yashinjwaga kugambana. Mwavuganaga mu kanya kuri telefone.
kandi twavuganye kuri telefone. urumva ko mubaba ahubwo biriya bintu mwakoraga mushaka kuba mwari mwabivuganye ko kugira ngo mutwihere views. Amamagaye arambwira ati ndagusabye urebe ikiganiro nakoze ejo niba ari ejo ariko nabimbwiye mu kiganiro cyo gusaba imbabazi cyane ko nyine yabonye ncecetse. ubwo ari gusaba imbabazi ya mani cyangwa ari gusaba imbabazi umuryango ntago mbisi wa Apotre ntago ndakireba nyine kandi amamagaye mu kanya gato minota nk'itanu ishize ahari ndakireba yaguhamagaye mvuye mu modoka ariwe twavuganaga ariko ubundi wamuhamagara we kambanze muhamagara mbere yuko dukomeza ibintu byose kugira ngo tubiveho we tuze kuganira ibyawe ko banasaba imbabazi abantu bajye bitondera izi mbuga nkoranyambaga. Ngiye nigeze kubivuga Amani izi mbuga umuntu ushaka guhora ari hiki ibintu nibi. Yes Pastor Claude komera ni Gakire wowe urugendo muri kuvugana shako ndi mu ntuzo aretse nkakubaza utubazo tubiri ko ndi kuri kamera koko bijyanye ntumbwira amatika ariko oya nta matiku nabonye wanasabye imbabazi nabonye wasabye imbabazi mwebwe mujyana abantu mu matiku kandi amatiku ntiyubaka oya ubu ngubu ikiganiro ndi gukora ndimo nkora ikiganiro gihosha ahubwo amatiku yari ari hagati yawe na Amani yego nawe rwose amaze kumbwira ati Claude twavuganye ubu nta kibazo nta n'ibintu tugihuriraho amatiku yararangiye niko bimeze. Nizere ko atabamagaye mu kanya ariko muri ku kiganiro. Oya twebwe twari dufitanye appointment ntabwo mwavuganye twe duhari. None se muri mu kiganiro. Ubu ngubu nateye kamera. Nta kibazo dufitanye rwose. Nta kibazo mufitanye. Imbabazi wasabye zari iziki? Ni buri muntu ari we wese. Bivuga ngo uzongera kumuhotera ngo bazaba yahohoteye yamuremye. No kuvuga ngo wowe witandukanyije abo wakomerekeje wabasabye imbabazi ariko wakomerekeje nabo Imana izabagirira ibambe nabo bakorwe. Nyuma y'izi mbabazi abantu ntago bazongera kumva Pastor Claude ari mu matiku nkuko uvuze ati tukujyana mu matiku abanyamakuru. Ahubwo amatiku ya mbere niwe ngo wayazanye ngo gusasabirije abanyamakuru ngo yakubwiye ngo bangiriye. Amaye mbijemo se kandi. Ibyo bintu ntabyo navuze amajwi arahari. Wari uri kumwe na Mani na Baraka ndetse na Jerome w'Ibi TV Munyantwari. Ibyo bintu se ubwo bibwira abantu b'abanyamakuru bagenzi bawe babwira. Na Mani niwe yanabikuye afata amajwi. Mbo nuko ntabivuze ariko mbaye nanabivuze ubwo narabaye intumwa nyine y'uwantumye. Urumva rero kugeza ubu Amani yavugaga nawe ibyo yumvise yabwiwe bituma rero asansibiriza bitari ukuri. Mpamvu urumva yari yabikuye niba wari soma mbike ya Yongwe. Amani akabikumva no urumva yavugaga ibyo afitiye gihamya kubera ko usaba Gakire umugabo ukuze uwo mugabo uzi kujya inama uri umugabo wagira inama abantu so ubwo inama wari wagiye na Yongwe nizo nyine mwahisemo muza mubwira ba Mani. Nta kiganiro nigeze nkora ariko kivuga ibyo Yongwe yambwiye. Ntacyo kandi mfite platform nabivugiraho kubera ibyo bintu ntaje kuri channel yanjye ngo nicare mvuge ni ibi. Urumva Amani we yarabivuze kandi na Baraka babisubiranamo ku murongo wa telefone bateze amatwi. Amani we ntiyaranazi ko barimo baravugana na Baraka. Babisubiranamo Amani ati ibyaha bindi Samu Gakire yaje atubwira ngo n'ibi. Ko muri ntuza yumvikanye bumvikanishije ari Baraka wari uri kubivuga mbigeze mu nte mu majwi Amani yakiniye ku rukiko ko numvaga ari Baraka. Kandi narabivuze niko numva ijwi ari Samu Gakire hashaka ajya nkumva ngo nawe ni Baraka. Anabivuze hanyuma banahamagara na Mani na Ruderi niyo saba. Koro urabizi ko nta kibazo tugirana. Rero buriya kuba umugabo ni ukujya hagati y'abagabo babiri bitagenda ukatarika ibintu bigenda nyamuneka bigende gutya. Buriya Yongwe ko yafunzwe na bamwe muri mwebwe utamugira inama n'ibitekerezo mugenda mumushyira ibihugu. Oye byo gufungwa byo reka tuberekere inkiko. Kuko ibintu buriya biri mu rukiko ntago ngenda mbidiskitaho cyane. Tuberekere inkiko zacu zifite ubushishozi ahubwo tukivugira ku biri hanze bishobora kukugira abo bikomeretsa. Urabizi ko Claude uri umuntu uzwi ukurikirwa n'abantu benshi. Rimwe na rimwe ushobora kuvuga ibintu bikubaka abantu ubundi
byatewe na amani aho yavuga ngo ndi umugambanyi wa yongo shebuja ari nabyo byazanye parapara za cyagiye kibagabaga yego urumva rero turema inoze reka ndahantu umuntu wese mbamwihaga ni muri controle technique sawa urakoze ntacyo byo tubwiye sawa ibyiza nuko abantu babana mu mahoro kuruta amagambo amatiku no gutangaza ibihuha ntabwo ari byiza urakoze cyane kandi ni ukuri Imana ibane nawe kandi uri umuntu w'umugabo kuba uvuga ati wowe nakomerekeje musabye imbabazi uwo ari we wese n'uwankomerekeje nawe umwuka wera namufata bazaza kandi yiteguye kuba bari uwo ari we wese nanjye amani we twasabanye imbabazi yazisabye nazimusabye urakoze cyane merci beaucoup ariko nge hari ikintu ntarimo ndumva ngayo ngoko Sam hari ikintu nge ntarimo ndumva neza kijyanye n'ibiki imbabazi Claude asabye n'iziki abo yakomerekeje uretse gato Pastor Claude yaravuze ati nako uyu ntuza amani yavuze ko Pastor Claude ari umugambanyi Pastor Claude azamukasa avuga ko amani ibyo avuga atari byo sibyo Pastor Claude arongera aravuga ngo aho kugira ngo amani ngazakine n'ibiki ngazakine sinzi ibyo yavuze nyine abantu barabizi ibyo asabiye imbabazi aho gukina nanjye uzakine n'amabya ya so ibyo bintu mujye mubivuga uko babivuze kuko babivugira kuri asabiye imbabazi ni igiki ko tutabyumva asabiye imbabazi kuko asabye imbabazi erega ntabwo yasabye imbabazi amani buretse mbabarira asabye imbabazi kuko yemeye ko ari umugambanyi we wafungishije yongwe ngo tubimenye asabye imbabazi za ririya jambo yavuze ni izihe mbabazi asabye abantu yakomerekeje mu bintu byose yavuze ibiki ko bavuga ko ari we wagambaniye yongwe ahubwo izo mbabazi rero bazikurikirane imbabazi asabye izo mbabazi asabye bazikurikirane zishobora kuba zihishemo ibintu byinshi hakaba harimo akagambanira yarakoreye undi ko kumva ikiganiro iri kugisubiza irudubi umuvandimwe asabye imbabazi nzamanaginga umuntu ufite amatiku karabo yewe icyo ndimo ndibaza niwe wafungishije yongwe tubimenye akaba ari byo aje gusabira imbabazi oya ntabwo yabyumvishe se amamagaye turi kumwe arambwiye ati ndagusabye imbabazi ntitaye ku byo navuze ibyo nakoze byose ngo kandi asaba n'abandi bantu imbabazi kandi nakoze n'ikiganiro ze kukireba abantu muri rusange bumvisha ibyo navuze ubwo ni ukuvuga ngo mu byo yavuze no mu bintu no mu magambo yose yagiye avugwa mu bo byakomerekeje harimo na famiye yanjye yawe niya Apotre Yongwe ubwo ni ukuvuga ngo mu bantu yasabye imbabazi harimo famiye yawe na famiye ya Apotre Yongwe n'abandi bantu bose bakurikira social media hano ndamunenze uti kubera iki ikintu cya mbere munengeye mu bintu yidefandaga ku byo yavuze yagaragaje na Bibiliya yavuze yuko ngo biriya bintu yavuze ngo biri muri Bibiliya urumva none biriya byo kutukana bya kira kijambo yavuze none arongera aravuze ngo bamubabarire bivuze ko Pastor Claude mu bintu akora ibyinshi ntago ari ukuri ese ama wowe buretse ama wowe ko ku rukiko wamwitaga umugambanyi wari wabikuye he by'umugambanyi se gusa ubwo niba n'abandi babivuga ngo ngende ndeho kubihakana ahubwo kandi asabye imbabazi ahubwo umuntu asabye imbabazi yabyemeye sinzi bari nabyo yemeye asabye imbabazi muri rusange ngiye byo ndi kubona Claude ahubwo bivuge neza n'umuntu usanga ndeze imbabazi ndi kubona ntago ari imbabazi ahubwo ni kuba kuntu umuntu abona ibintu bigiye kuba bibi agasaba imbabazi ariko adakurikije ku cyo yarakoze ati ndasabye imbabazi muri rusange abona babaje ubona asitayeho ubona abwiye nabi ariko ntabwo yavuze ikintu cya mbere ugomba kumenya ni uko nge ndeba ibyanjye sibyo yego ntabwo ndi bujye kureba undi muntu yababaje ntamuzi ko ntawe nzi yababaje wundi niba ndi kureba wenda ndareba ku bya Yongwe TV ntabwo ndi burebe ibya Apotre Yongwe n'umuryango we ndareba nanjye ibyanjye ku giti cyanjye njya mu kiganiro nakoze ku Gasaro ntabwo nose mu byo yavuze n'iki bya Fexeho Yongwe TV ntabwo nigeze ibyo ngiye kubwira mu kiganiro nakoze ku Gasaro njye naje ngaragaza ko Pastor Claude dukurikije ibimenyetso runaka natanze harimo ibyuko yabishyushyemo yanganaga na Apotre murabizi mwese sibyo hakaza ikiganiro yakoranye n'undi muntu nanone ushwana na Apotre witwa Sarongo hakaza n'ikiganiro kigaragaza uburyo umuryango wa Apotre ngo bayeho nabi abeshya
akazana by'uko Yongwe TV yabuze amafaranga yo kwishyura umwavoka abeshya, sibyo? Ibyo ngewe nibyo nateranyije ndavuga ati uyu muntu ntanga n'urugero kuri njye. Uje ukamfasha bivuze ngo ugende uvuge n'ibiryo wasanze mu gasafuriya. Icyo nicyo kintu ngewe navuzeho. No kuvuga ngo ukurikije ibyo rero urumva yinjiriye n'imiryango yayo. Nta Pastor Claude nta hantu bari guhera wowe uhakana yuko atagambaniye Yongwe. kandi asaba imbabazi yemerera. Tugiye none reka tube turetse kuby'imbabazi. Tujye mu buzima busanzwe. Usibye kubivuga yewe narabivuze. Tujye ku bantu basuye Yongwe. Nyange ndimo. Nawe urimo. Nawe ntabwo wasuye Yongwe. nari impari Agwaruhari ariko yakubwiye ko Claude ari mu bamugambaniye. Sibyo Sam yemera kandi wumvisha nyise ngo soma mbika wa Yongwe. Ubwo soma mbika abantu bazi Ikinyarwanda ni wa muntu ubugendana n'undi afata akantu ati kambikire ntazakwibakirwa. Sibyo uri jenda ye. Noneho urumva rata nge urumva niba Pastor Claude yarabibwiye Sam nako Pastor Apotre Yongwe yarabibwiye Sam ko Claude ari we mugambaniye, sibyo? Nanjye nkabibwirwa nangiza nkakora analyse nk'umuntu noneho nanjye uzi imibanire, sibyo? Nkareba abantu bombi mbazi bombi uburyo bari basanzwe babana tubazi tubakoresha ibiganiro rubundi bari bigeze bagerana muri RIB. Nizo mbaraga uburyo amafaranga yatoranyijwe naho yagiye ayo mafaranga, ibyo byose rero nibyo nge nateranyije kandi nabigaragaje mu kiganiro. Yego ariko wareba ku rundi ruhande ukabona Pastor Claude ukabona yari afitemo umutima w'urukundo. ahubwo aho ngaho turaho kubera ko ntabwo wambwira ukuntu buri gihe yazaga ku rukiko ari we mupasiteri ugaragara ku rukiko bigaragaze nk'aho aje mu rubanza rw'umupasiteri mugenzi we. Ntabwo wambwira ukuntu yagiye gushaka umwavoka, ntabwo wambwira ukuntu yagiye kwaka contribution. Tuza abakozi b'ibandi b'Imana bari close yayo. Ibyo byose kubikora burya nta kibazo, nawe wabikora n'undi wese yabikora. Ahubwo se wabikoze gute? Ufite iyihe ntego? Nihe ntego wari ufite, sibyo? Wowe ugiye gushyiraho umwavoka ntubajije abo bantu uri kumva ba nyir'ubwite uyu mwavoka hari undi mwaba mwabonye ugiye gufata amafaranga ugiye gusinya n'umwavoka. Hari abantu bishinjwe bafite uburenganzira bw'ibyo bintu byo kuba bagira amasezerano n'uwo mwavoka. Niyo mpamvu nakubwiye hari ibintu byinshi. Sinibaza nk'umuntu nka Yongwe urwego yari ariho, inshuti afite, abandi ba pasiteri afite, harimo abo yimitse, hari abo yagize ute, umuryango we ubura umuntu utangiza campaign yo kuba yafashwa kugira ngo abone umwavoka. Ibyo bintu bigatangizwa. Ubwo bubasha bwari buhari. Noneho umuntu yakubufasha ariko nta kintu afite, sibyo? Birumvikana mu gihe twe tutatse ubwo bufasha ngo twebwe tubyitangarize. Ariko Claude yari yabibwiwe na nyir'ubwite yamusuye. None se uriya mwavoka yishyuwe na Claude? Uriya wa Claude mwaramwanze. Wa Claude mwaramwanze. Bivuze ngo wa Claude ntabwo n'uw'umugambanyi, sibyo? Kandi yari yishyuwe. Yishyuwe nande? Yari yishyuwe 500,000. Yishyuwe nande? Yishyuwe na Sarongo 250 andatangwa na Ikaze TV Rwanda. Yego. Ubwo ngira ngo Ikaze TV Rwanda nta mafaranga yatanze. Yarayatanze. Ntayo. Ni umuntu wo muri Amerika wafashije. Of course. Ni umuntu wo muri Amerika wabonye Claude ku Ikaze TV ayamunyuzaho. Kandi yaravuze ko yatanzwe na boss w'Ikaze ari we nyine uwo nguwo hanze. Nese iracana na Claude. Ifite umuterankunga. Nashaka kubaza Amani kuko twumvise amakuru yuko Claude yavuze yuko Yongwe yabuze amafaranga y'umwavoka. Yabimubwiye yamusuye. Yanamusuye. Aranavuga yuko bakoze contribution y'amafaranga. Ese mbere yuko akora ibyo bintu byose yaba yarabegereye mwebwe arababaza yuko mwabuze umwavoka, mbese ayo mafaranga contribution yavuze ko yari yabonye mwaba muzi amafaranga yagiye byaginze nkora ikiganiro ku Gasaro navuze ko Yongwe TV ifite umwavoka wayo kandi uwo mwavoka ari uri gukurikirana Apotre Yongwe. Yari yashize n'ikintu cyafunzwe ra? Yego.
ni nk'itatu ahari sibyo 3 cyangwa 4 bivuze ngo Yongwe ntago amafaranga ari kuba yabuze kandi hari y'umuntu uri gukurikirana icyo kintu uwo muntu kandi icyo gihe nahise mvuga ati mwebwe nimubona uwo munyamategeko wa Apotre Nuza yavuze Pastor Claude yavuze icyo gihe koko babana bazaba bafite ibintu runaka bari kudukinga ariko icyo gihe nihagaragara uwacu gusa nzamenya ko Claude n'ibindi ntazi bibyihisha inyuma biri ku ruhande rwabo nkareba rero ku bintu bibiri ikigo nago cyabuze amafaranga sibyo ese ubwo ikigo cyabura amafaranga yaravuze yuko impamvu Yongwe yabuze amafaranga ari uko yaramaze iminsi yishyuye rent y'iriya nzu akoreramo amafaranga yose yayishyuye inzu igihe kinini ntabwo wabura amafaranga byabaye bitunguranye ufite televiziyo nk'iriya sibyo ufite publicité koko amafaranga y'umwavoka amafaranga y'umwavoka yaje oyo Yongwe TV niyo kuri 500 koko ubu nafata ifite abakozi buzuye ifite abakiyembwa nafata iriya modoka sinyihereze umuntu ngo mpa miliyoni njye kwishyura umwavoka tuzavuga neza ku buryo boss yajya muri izo manze yo kujya gushaka ngo bari guteranya amafaranga buse ku mafaranga nahembwe sinakuramo na make nkavuga ati reka tubanze dukurikirane boss twumva uko bimeze yego ibyo byose rero ntago ari uko bitari gukorwa ariko ikigo cyari gifite amafaranga yacyo sibyo nka televiziyo Apotre ngo yari afite ibindi bikorwa byinshi sibyo kandi bikomeye bijyana n'amafaranga naho ku bya Claude ashobora Apotre Yongwe Claude ashobora kuba yarabikoze wenda bwa mbere kuko njyewe nibyo mvuga ko njyewe nubwo nemeza ko Claude yagambaniye Yongwe ntanga ibyo bimenyetso nta n'umwe urantera ibuye nawe ibyo bimenyetso byumvishije ukabireba wasanga koko harimo akabazo ngira ngo byanasize mu majwere gutari wabivuga ntaranabivuga deja sibyo abantu ku mihanda byariyo njye sinjye muntu wasuye Yongwe bwa mbere nubwo bari kuvuga ngo ninjye nabizanye abasuye Yongwe bwa mbere wowe Yongwe abikubwira nitwari ku rukiko abasuye Yongwe bwa mbere bari bibwiwe umunyamakuru yaje mu mwambaro w'umunyamakuru afite amakuru yarabizi ahubwo nayaduha amakuru ameze ate ibyo bintu nibiravugwa hari utarabyumvise ikintu ngira ngo mvuge kuba Pastor Claude asabye imbabazi ndagira ngo nukura abantu bamubabarira ndagira ngo oya bamubabarira ariko ndashaka kumubwira iki kintu kandi acyubahiriza nimba koko ari wagize urari kugira ngo Yongwe abafunze uyu munsi nabaze ni umukire afite amafaranga nagenda ajye mu rugo kwa Yongwe ababaza amafaranga bakoresha ku kwezi bakonsoma ajya yatanga buri urabizi neza ko bafite ikibazo uya niyo yaba nta kibazo Yongwe yakoze ibikorwa bifasha abana bibiga mu bigo byiza famiye yibahantu heza buretse mbanze mubwira Yongwe uyu munsi yakabaye ari mu kazi arimo arinjiza amafaranga sibyo ntago tuyobeye yuko Yongwe ari umukire afite amafaranga ariko nta mafaranga amafaranga nyine ntabura kujya mu yandi ntago umva nkubwira ikintu ukuntu tubizi nagenda ari amafaranga Yongwe yajyaga bamukonsoma ku kwezi umuryango we Pastor Claude ajya yishyura oya imbabazi yasabye ni nini imbabazi yasabye ni nini ntabwo yemeye ikosa zibumbatiyemo ibintu byinshi we yavuze ko imitima y'abantu yababaje arambwiye ngo nimba mubyumvishe neza ngo twamujyanye mu matiku ayo matiku twamujyanye mu ngo hari abantu bakomeretse abo bantu bakomeretse rero yakomerekeje abantu benshi abasabye imbabazi ahubwo reka twumve twemera Pastor Claude wajyaga wiyemera ngo uri umuntu ukaze ku mbuga emera ashyira baro hasi umva akantu gasekeje Amana aramubwiye ariko urambwiye ngo nyine n'amantuza yantuza uwo muntu uramuzi umbwira utazi n'abantu tukabari bo arese sibyo nka buriya Pastor Claude kwitora ngo njye nkina n'imbyiro usigakiramo bya data sibyo tuvuga uko yabivuze amabyasi yego sibyo azamani ubwo nyirayo mabyara muzi azamani tumona ku mihanda nge rero Amani buriya ari nacecetse buriya Amani turaziranye kuko njya nkora n'ibigano kuri televiziyo Amani ndamuzi n'umuryango we ndawuzi
urimo urabyumva rero pastor buriya ngene nabonye avuze biriya bintu ndavuga nti reka ntegereze ndebe none imbabazi azisabye kubera igitutu narategereje ndavuga nti reka ntegereze ndebe nigeze mvuga se ibi bintu aho bizaherera kuko nge nari hari igitutu rega kinyura mu gikari guhamagara ati we hari igiti kituje ndi kubona gusa reka ntange isomo ku bantu bose muri rusange yamutesheje agaciro reka mvuge ikintu muri rusange mu by'ukuri amani nuntuka ndi ku mihanda nta kibazo ariko gerageza ibishoboka byose ukavaninga icyo gitutsi watutse amani ushaka uburyo kitaza kujya mu muryango we ndetse n'undi muntu wari wese uzatuka ntuzashye mu muryango we yego kuko icyo gihe uba ukomerekeje abantu barenze babiri. niyo mpamvu uburyo abantu babizi twagiye tubona intambara z'abapasiteri nyinshi ndetse even na pasiteri Pastor Claude na Pastor Yonge murabizi ibyabo gusa kiriya gihe nta bintu bikomeye byari mutwe twabifataga nka entertainment cyangwa se nk'uburyo umwaza akarasa undi undi nawe akaza gutyo abo bantu nta bintu byo kwinjira amafamiye byabagamo uburyo babikoraga. Yongo yarazaga akavuga kuri Claude nawe akaza akavuga kuri Apotre Yongo bikarangirira ku mazina yabo bitinjiriye famiye ariko amabyaro ya mugabo ni hatari agugana ugaragaje ariko yagusabye imbazi by the way oya no sinigeze mvuga jewe reka mubwire Sam nge ntabwo uziko mvuga byari kuba bibi buri ntabwo njye ndimo sibyo Pastor Claude ni inshuti yanjye na Mani ni inshuti yanjye na Yongo yewe tuvuga Pastor Claude iki kintu yakoze nubwo wenda tubivuzeho cyane akoze ikintu cyiza cyo kwirengera bya bindi byo kuvuga ngo ndi umuntu ngo wishe yangwe iyo bikomeza Pastor Claude ahantu wari ugiye kugarukira ntagari heza utinya umuntu abantu bose bahagurutse bakavugaho mama Scovia so mubona Scovia buri umuntu ajya kuvugaho ni umuntu umaje kurengerana Scovia turabizi ko ari umunyabwenge ni umuntu uciye ubwenge kandi ikindi nanone Pastor Claude ajye yitonda guhita nimba umuntu amuvuzeho ajye yitonda guhita sesengura umuntu amuvuzeho buretse mbaze ubwire Scovia ngenda muzi kugira ngo byumve neza sibyo Scovia tuzeranye 2013 nakoreraga kwa studio muri studio yari hari ya Saint Famille n'uyu munsi ndamuzi n'umugabo we ndabazi ubwo rero ibyo ntavuze hano bajye bitonda hari igiti kiturirwa urajye kuri Scovia wamenye Scovia ninde ni muntu ki ahubwo hari ikintu navumbuye oya ko ryo jambo koresheje magana rike hari ikintu navumbuye ryari ndubona ajya kwanza kuri iyi mihanda ni umuntu ni umunyamakuru nibyo tuzi umunyamakuru ariko avuga ibintu umunyamakuru uvuga ibintu adahurega sibyo ibintu nawe uri gushaka kuzana muri iterabwoba ngana agende yongera reka mvugire umuvandimwe sibyo Scovia ni umunyamakuru ngamushuke se agende yongere yiyahuri oye banza wumve Scovia ni umunyamakuru sibyo kuri iyi mihanda turamuzi ariko nujya kwataka umugabo we sibyo umugabo afite winjire privacy ya famille sibyo nibyo ngo yarashatse kuvuga ahubwo naje gusanga ahubwo ngiyewe nanjye amani ndenze haryo ubwo no mu bantu Claude asabye imbabazi na Scovia arimo ni gute Claude yavuze kuri ngiye bakano nka kariya izo mbaraga zose zigahaguruka ndakaze nanjye Pastor Claude asabye imbabazi Scovia asabye imbabazi Scovia ubwo n'umuryango we asabye imbabazi amani n'umuryango we asabye imbabazi hari izindi mbabazi zo mwihariko asabye imbabazi ariko yabikoze hari n'iyamamagaye n'umuryango we ndetse n'abandi bantu bose bakomeretse Pastor Claude n'inshuti yanjye n'ukuri mu mubabarire kandi yavuze ko karabo buretse ngakomeza n'ukuri buri umuntu asabye imbabazi aba aranababarira yasabye imbabazi ziki zibyo yakoze yakoze yafungishije Yongwe nizuko rega ni byinshi mumurize no mu ibintu byose muri rusange yabikubiye hamwe mumuriza na Claude mu kiganiro ntago yavuga ibya Yongwe hari ibya Amani ntago yavuga ibya Amani hari ibya Scovia hari nabandi oya naze rero atubwire ko ari wafungishije Yongwe tubimenye twese tumubabarire rimwe ngo inusobanura imbabazi wasabye zariso nabihakana se abantu yakomerekeje nyine sobanura icyo yazisabiye abo yakomerekeje abakunzi ba Yongwe yego gukomereka biri mu bintu byinshi karabo nawe wiruhanya hagaru ukuruhanya uragushaka kaza akavuga ngo azano kicara kuri kamera tukamubaza neza karabo ashaka avuga buri kintu kimwe kandi kuka ngwino hano kuri kamera ngwino inde Pastor Claude nazi kuri kamera genda mushaka ikindi kandi yovanga amatiku nta matiku turimo ikindi kandi Apotre yajuriye umunsi w'ejo nibwo yajuriye kuri kiriya cyemezo cy'urukiko cy'iminsi 30 yakatiye ngira ngo yagejeje ujurebwe ubwo abamusengera bamukunda
mwongere amasengesho wenda turebe uko bizagenda. Iyo ibintu biri hariya gusa nkunda kuvuga ngo mubiharire urukiko rubyigaho. Erega nibyo nge navuze ati ngewe urukiko rufite uko ruzareba ibi. Ntago niyo waba wabeshyeye umuntu sibyo cyangwa wari wamugamba nawe wagiye kugira hagiye haziramo n'ibindi wenda sibyo. Naho hari igihe ngiye nshobora kugutanga ariko mu by'ukuri icyo ngutangiye waragikoze. Ntago ngiye nibubure kuvuga ko wamugambaniye kugira ngo afatwe sibyo, ariko niyo baba baramufashe kubw'uko ibyo bintu yabikoze. Ariko bajya bavuga ngo umunyarwanda n'ijisho rya mugenzi we. Niyo mpamvu ndi kukubwira. Rero ikibazo cyabaye iyo Claude biza kuba niba koko yaramugambaniye ku kiro kingana 100%, bikaza kuba kicecekera. Ndikumva ariko kujya muri social media hari ijambo rumbaje mu kanya ngo se ngo hari ingaruka byaragize kuri Yongwe TV. Yego. Nise urumva zabura. Nukuvuga ngo mukanya wari kuvuga ngo nta gushaka kwinjira mu byo Claude mu ngaruka byarageze ku muryango wa Yongwe wicyo ureba ni kuri wowe ndetse na televiziyo. Nibyo ariko yayirwaniye ishyaka. Televiziyo yayikoreye. Yego, ahubwo ndi kwibaza mwumvishe ko nanabimubaza mu kiganiro tugiranye. Pastor Claude usabye imbabazi ni na byiza cyane pe. Nari mubajije ngo nyuma y'izi mbabazi ko wavuze ko wenda ari twe tugushora mu matiku. Yego, aba YouTuber ariko nawe uriwe nimba ari twe tugushora mu matiku, ukaba uvuze ngo usabye imbabazi kandi ukaba uvuze ngo usabye imbabazi z'amatiku wagiyemo agakomeretsa abantu. Twizere ko izo mbabazi zigiye gukurikirwa no kutazongera kubona Pastor Claude mu matiku. Uzabase yagira ngo abanze yikiza amani. Nkikize se namutwaye. Yagira garuka twicyaha Jeke nahamya cyo nuko Claude ahindutse. Ntabwo mugiye kubibona. Nta muntu uhindura undi. Umuntu ahindurwa n'Imana. None si Imana yamuvuyeho. Ni kwa kundi abona ibintu bikomeye. Akabatuga ngo naseba ndi umugabo bazi ko sanzwe niyemera ndeka nsaba imbabazi muri rusange. Ariko sivuge ngo Amani mbabara nagututse nakoze ikosa mbabarira. Agati ngiye kuba yampamagaye sibyo namubabarije. Zino mbabazi Pastor Claude asabye nta nabantu bari buzite urabureba no muri comment. Ngenda zita wowe nyine uzitayeho. Amani we yampamagaye muri comment. Izi mbabazi nge ndumva ntago zimfasha. Ariko we ni imbabazi. Ariko ntukaje kara uri umupagani. Ntago ndi umupagani. Imbabazi ni iki? Ndi umurokore. Okay. Imbabazi ni iki? Ni gihe umuntu wimuvuye ku mutima. Mutanga imbabazi. Umutima wa Claude wicayemo. Wicayemo kugira umenye nimba siramo. Ariko burya asabye imbabazi azisabiye kuri telefone. Claude uri umugabo wiba. Oya yavuze ikiganiro. Yakoze ikiganiro. Claude muri no kumurenganya. Claude urumva. Pastor Claude ntabwo ukwiye gusabira imbabazi kuri kamera kuri telefone. Kamu hano kuri YouTube hano. Yagiye aho n'ubundi yakoze yarabikoze akoze ikiganiro. Azi hano ku rugendo online no kuri nuza hano kuba ataraza kuri urugendo online TV no kuri Monde Stone ntabwo ibintu biremerwa neza. Ngwino ujye no kwa Yongwe kandi hose ubasaba imbabazi babwite sinzongera mu mbabarire. Ntazongera kugira uteze. Ntazongera gutukana no kuyahuza amagambo. Kujya kuri imihanda byo kuyahuza amagambo wowe jya ubanza ufungure. Dutekereze ibyo. Karabo wamubonye. Ibintu arimo. Claude abanza kukugarukira azasaba imbabazi inyuma. Avuze ko asabye imbabazi ko yagambanye. Sibyo? Yongwe niwe muntu wantumiraga akama amafaranga nagiye kuri televiziyo. Simperuka. Warababaye. Yanteje ubukene we Pastor Claude. Wanteje ubukene ubu ngera mu rugo nukurya kawunga umuntu avuye kugura ku kiro nshuti yanjye warampemukiye. Kabazaga kuri Yongwe twagushyirira agafuka mu modoka. Ahubwo subwo urancika nta kintu maye ko. Oya turi kumwe na boss. Turi kumwe na boss Amani. Icyo navuga kuri Pastor Claude ndetse n'imbabazi ze. Buri muntu afate imbabazi za Claude kuko yazisabye. Yego. Icyo ni cyambere. Mutitaye kuzijajinga kuko imbabazi. Ngewe ku giti cyanjye. Yego. Yampamagaye. Ambwira nyiri igikorwa afite cyo gusaba imbabazi. Ese yakubwiye ka uruvuga ngo umushinga cyangwa se urugendo rwo gusaba imbabazi rurakomeje. Nta ariko azajya no kwa. Ko umushinga ari gutegura press conference. Yes. Yo gusaba imbabazi. Yo gusaba imbabazi. Wow. Rero ngiye ku giti cyanjye Claude man nta kindi kintu runaka tuziranyeho
ngiye mvuga ibintu uko biri, nta mushinga dufitanye wenda ngo wapfuye, n'uwo twanagirana twakumvikana uburyo tuzunguka twembi. Ariko ajya agerageza ibishoboka byose, najya kuvuga umuntu cyangwa se gutuka umuntu, umva wowe nyir'ubwite, sibyo? Wowe nyir'ubwite bari umubwira, uvuga ati wowe Sam ibi n'ibi, ariko nujya kuzana undi muntu ku ruhande uraba ukomerekeje undi muryango, sibyo? Uyu munsi bishobora kukugwa neza, ejo bikakugwa nabi. Kandi kuvuga ngo watwitse ubu se uri kunguka iki kuba akantu wavuze kari kuzenguruka isi katangije amasegonda 17, sibyo? Ubwabyo ngiye ku giti cyanjye mu kugira ngo nsoze ibyo navugaga, ngiye Claude ngenda mubabariye, sibyo? Ndamubabariye, kandi mubabariye nta mani, sibyo? N'abantu babonye ibiganiro nakoze, navuze biri ku mihanda, kandi nanone mvuga ngaragaza ibimenyetso, mvuga ngo bimeze kuno na kuno ukurikije ibi n'ibi, ngiye amani ndakeka ko bimeze kuno, sibyo? Abo bantu niba harimo nabo ubwabo abafana Claude bakaba baramwanze mu bundi buryo nk'uko bigaragara, ngeje ubundi nababaye, sibyo? Samuzi cyo cyambabaje, yarambajije Claude yarampamagaye yarakaye, bigaragara ko yari yarebye ibiganiro bye uburyo birimo birakurikirwa, arambwira ngo mani umvanye ku kibuga, sibyo? Ndi kubwira Claude imbabazi nyine nizuko abantu bamwanze, nashaka kugira ngo bagaruke, ko tuzi ko Claude avuga ibintu no munsi eje akabihindura, witeguye kubyakira? Eje ndikumva ko ikinyamakuru rero gatereka reka n'ambabazi nasabye je uzabaze imbabazi yazisabye muri rusange, sibyo? Naramuka ejo aje nanone akajya kuri social media akavuga ngo nta mbabazi ngewe nasabye, sibyo? Cyangwa akavuga ati mu mbabazi nasabye amani ntarimo, uri kumva? Nzategereza azazinsabe, natazinsaba nyine azagenda Imana yamuhamagaye imubaza ibyo yakoze. Amani rero reka mugira inama, kandi uri umuntu yubashye, ufite amashuri, urakomeye, ufite n'akazi keza, ngiye ndakubaha. Pastor Claude ntutinde kuri zira mbabazi yago, wowe mubohore mu mutima, ariko zira mbabazi aguhaye ngi ndakubwiza ukuri nk'umuntu umwe, zira niza nyina rureshwa nizo kugira ngo yongera garuke mu kibuga, abone ukuntu yongera kuzana indi nkuru nshyashya, zira ntagariza wowe mubabarire. Nago Pastor Claude namukuye mu kibuga reka. Pastor Claude andi wari umwirukanye kabaye, ijambo yakubwiye rimwe riramurangije. Pastor Claude ndakubabariye se tu, ndamubabariye, none zira mbabazi rero naba zitamuvuye ku mutima, biramureba. Si uri kwibeshya, se ari kubeshya nge? Ubwo niyongera ku bandi ubwo biramureba. Oye nanjye nanyataka ibyo biramureba, niyongera akamvugaho biramureba, sibyo? Ariko ngiye kubiri ku mihanda, ntago ndi bubisibe, ntago ngiye mu mutima w'umuntu rwose. Ndakwemeye, banza uri umurokore ukomeye cyane, kuko ngiye ukuntu nzi Pastor Claude ni umuntu utajya gukunda guca bugufi ngo asabe imbabazi, banza ari n'ubwa mbere abikoze. Ntacyo niba ari n'ubwa mbere, Imana imugiriye neza, sibyo? Ariko se ko amakuru mfite avuga yuko shobora kuba numva amakuru nyine avugwa yuko shobora kuba umubyeyi wawe ari ukuntu byamurakaje. Nawe gwari n'umubyeyi wanjye wenyine, ndabise webwe ntiwababaye? Birababaje kubona pasiteri tukana kuri public. Basi yavuga yanjye. Nayo Pastor Claude ndagukunda, ariko urabizi, ariko nyine jya ugenza gake mu bintu uvuga. Mu bantu uvuga jya ureba neza. Ikintu cyo gishoboka ni ibyo, yasabye imbabazi kandi bamubabariye, nanjye ndamubabarira, namubabariye, sibyo? Yampamagaye twavuganye, nta n'ikindi kibazo kindi. Ari Pastor Claude twaravuganaga mbere, nanubu kandi nanubu nabwo turavugana, abonye ko yampamagaye, ariko rero nanjye kandi ndamuhamagara. Sam, mubabare mwumve point yanjye, kandi noneho ibi reka mbivuge ndi serious, nta mani. Urumva Pastor Claude yagiye akora ibintu byinshi ku mbuga nkoranyambaga, yemwe bimwe na bimwe birimo amafuti. Ayo mafuti yakoraga kuri social media. Rero nge sinshaka kumva ngo aragenda hamagara umuntu nyir'ubwite kuri telefone gusa, ataza no mu kiganiro ngo mentioning izina rye, ngwino naze kuri YouTube aho yakoreye ya makosa,
abyivugira ahereze n'ako gaciro abantu. ariko yavuze ko yakoze ikiganiro Kiri he ariko ubwo yagiye muri ya mateleviziyo atazwe. Wasanga yakoreye ngo kubyitwa ngo ni za Amayeri TV biki byose naze kuri televiziyo nini tubibone. reka twibutse abantu nyine ko bagomba kwamamaza kuri Yongwe TV bakagenda bakabaha serivisi nziza. Abashaka ibiganiro byiza niho bikura, televiziyo iragaragara neza sibyo. Ikindi bakora subscribe ku mbuga zacu zose za Yongwe TV, badusure bamenye amakuru. Dufite amakuru meza, naho ibindi bivugwa mu kigo byo ni ibihuha, nta kibazo gihari. Ariko kuva Yongwe yagenda ntimuheruka kuntumira. Nose bazajejo Kuri rwose muzantumire cyangwa se mu mpakazi nawe nge namamaza. Buriya nzi kwamamaza cyane. hari nk'ubu hari ariko base ko iyo ntangiye kwamamaza ku cyo tuvuga. Oya, ngiye kukwamamariza uyu Amani afite business itanga ibyo kurya no kunywa ku Kagugu. Hejuru ku cyapa haranditse ngo muze murye abana banyu bazishyura. Icyo cyapa kiri hose? Yego kiriho hejuru. Ni ukuvuga ngo umuntu wese wemerewe kugenda ukarya, umwana wawe akazishyura. Icyo gihe nawe uhita wishyurira papa wawe. ngo wishyure urebe ko wasohoka. Ubwo mbese niba ugiye kujya umwana wawe azishyure, wowe papa wawe n'ubundi ko aba yarahariye. uvuga ngo wishyurira so nawe umwana bakazakwishyurira. Shamuri ibisamba mwabagabo. Ariko hari ivuriro la Fresheri Yego yitwa Berwa n'ubuzima bwiza. Baravura kandi neza cyane. Yego bagiye ndetse n'ahantu hose ari ibikorwa byose bya mani basure amamoteri utubari biro nk'ibyo. Ushaka gukora video wahamagara kuri nimero yanjye uze kwishyiraho Sam. Yibwira abantu 07834350. Abantu batuye hanze bashaka kugura amazu muri Kigali, abantu batuye muri Australia, muri Amerika hose nyine y'aba diaspora bakeneye ibintu byizewe kugira imitungo muri Kigali. Abantu bakeneye kugura amamodoka akodeshwa, ibintu nk'ibyo, mbega ibintu ushaka kugira imitungo hano mu Rwanda tubigufashamo. Niyo nimero. Ikintu ushaka kwamaza kuri Yongwe TV niyo nimero nabwo ni 0783435088 Urakoze cyane Amani, urakoze cyane Karabo Monde Stone TV. Abantu bakore subscribe kugira ngo ubuzima bujye bugenda neza cyane. Ikindi kandi umuntu akeneye kwiga imodoka Kara abo muntu ntago muzi kwa mwarimu Kerema mutahe. Uwo muntu Karaba ari kuvuga 37 simuzi azabanza amagari kidamuzi kandi umuntu ntazi abantu banje nabwo ntago baba bagomba kumumenya. Abantu b'urugendo tugomba kumvikana. Mwakoze cyane Jado yakoze, Monde wakoze cyane. Yego Abantu bajye no kuri Monde Stone TV bakore subscribe kubera ko ni channel ifite ibiganiro byiza izanye imbaraga. Ako wazabaha nanjye channel. Ushaka nawe gushinga channel se? Wabaha channel nanjye mukajya mukukira. Channel yavanye wa mubyeyi mama wa Vesina na Durukasi Musanza kaza ati channel. Tumubyeyi urashaka iki? Channel. Ikibazo rero. Ariko wa muntu ngo washakaga ngo no kwitwara n'iki. Nawe ntago bimeze neza. Ibintu bihagaze nabi. Ngira ngo mu minsi iza turabaha inkuru yivuye bwino. Umuntu wari ugiye goza akomeye twenda kubagezaho mu minsi iza. Yego ntuza nawe ngagiye gukora ubukwe. Reka dusoreze aho ngaho. Ubwo n'ubwino bw'imihanda yo ayo makuru ntago nyafite. Amakuru dufite nuko kuri gusoza tucyumva inkuru yago ari gutegura album. Iby'ubukwe ntabihari. Nimba bihari nabwo tuzabona ufite kwinjira n'inshuti ya Samu barakundana buriya bavizeranya amabanga menshi. Ubukwe tuzino bwa Debeni na Pamela 15 na 23 kwinjira n'ibihumbi 50. No kubera kazaba yazanye bimwe mu byamamare byo mu karere mu bwanki. Mu bukwe bwa Beni na Pamela hari suppose yo kuzamo Diamond Platinum, hari suppose yo kuzamo umuntu bita Zari the Boss Ready, hashobora kuzamo Tiwa Savage, mu bazamutahira ubukwe mu bagande b'abastari barimo ba Rema,
bande bose urumva ari ubwo bukwe bikaba ari byo kubwishyuza bituma twishyura ibihumbi yego 50. uzaba ugiye guhura n'ibyamamare Bazabateka se? Ancire. Nimba hazaba harimo Tiwa Savage ayo nzayabaha abo basitari bazabateka. Tutatanga bakarabo bo bari. Karabo Ngo nuko Karabo duhorana. k'Imana turabakunda cyane reka mbashimire wakoze cyane Amani Karabo wakoze Imana ibahe umugisha cyane Urugendo Online TV keep watching